muraho neza nshuti zanjye bavandimwe mukunda kunkurikirana kuri TV umuhuza. Uyu mwanya rero twakira umukozi w'Imana yitwa Murazimana Jean d'Amour, muramubona imbere yanyu kuri kamera. Twakoranye umurimo w'Imana igihe kirekire, uyu munsi namusuye ngira ngo numve ko umurimo w'Imana kiwuhagazemo neza, ariko nasanze amavuta y'Imana ari menshi ariko gerageza useka ndabo. Nasanze amavuta y'Imana ari menshi, twirukanaga kera cyane, ariko uyu munsi namugezeho nsanga umurimo w'Imana ni mugari. Rero ndamwakire na n'umuntu mukuru ku muhuza TV. Welcome. Murakoze inshuti zacu bene data. Nuko abivuze nitwa Murazimana Jean d'Amour. Egira ngo twambera byose dushima Imana ko iturinze kandi kidukomereje muri ubugingo bwayo. Turagushimiye Imana data wa twese. Turabembaje kuri Imana ishobora byose, uje icyubahiro no gukomera, izina ry'irabwa icyubahiro. Amen. Mana wakomeje kubana natwe minsi yatambutse mu bihe bitwaciyemo byose, uratwigaragariza utubera Imana, tukubera abantu. Ndakwinginze ubanze wigaragaza utubere byose, utubere gukirana kwacu kose, maze ibyo tugiye gukora ibyo guhesha icyubahiro. Urakoze ubane natwe, uturinde turagire, kandi kwifuza kwacu guhazwe nawe, kandi n'abagiye gutega amatwi Mwami we kumva no kumvira, maze batubere umugisha natwe tubabera undi byose tubajije yanze mu izina rya Yesu. Amen. Mane baho umugisha. Ndagira ngo mbera byose tubanze dusome ijambo ry'Imana, tubona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 33 n'umurongo wa 22. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo kwibukwa n'Uwiteka. Amen. Titiri y'amagambo iravuga ngo Rasheli abyara Yosefu. Murongo wa 22 mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 33 murongo wa 22 aravuga ngo Imana yibuka Rasheli iramwumvira. Izibura inda ye. 23 asama inda abyara umuhungu ati Imana inkuyeho igitutsi. 24 amwita Yosefu ati Uwiteka anyongera undi muhungu, twese tuvuye ngo amen. Amen. Nkuko nabibabwiye, kwibukwa n'Uwiteka. Hari igihe usenga ukagira ngo waribagiranye. Hari igihe usenga ukagira ngo urimo urahamagara ibyago. Hari igihe usenga ukagira ngo ni wowe wacumuye ku Uwiteka. Hari igihe usenga ukagira ngo wafatanyije na Yuda kugambanira Yesu. Ariko uko biri kose Bibiliya iratubwiye ngo Imana yibuka Rasheli. Amen. Hanyuma si ukwibuka gusa, hari ijambo ryiyongereyeho rivuga ngo iranamwumvira. Mbese mu yandi magambo, ayo yasengeye kanyarira, ayo yasengeye mu mazi, ayo yasengeye ku misozi, ayo yasenze ari mu cyumba, aho yaririye hose, aho ngaho hose Imana iramwibuka. Nimwakire kwibukwa n'Uwiteka mu izina rya Yesu. Mu bintu byose mucamo, mu bibazo byose mucamo, buri muntu wese agira ikibazo cye bijyanye na niva agezeho. Niba umutetsi ikibazo cyawe kiza gifite ifoke n'akamamiyo n'ibiki byose n'isafuriya, niba uri umufundi ikibazo cyawe kiza gifite inyundo n'umwiko, niba uri umuyede ikibazo cyawe kiza gifite igitiyo, niba uri umucuruzi ikibazo cyawe kiza gifite biswi na bombo n'ibindi byose ucuruza, umuntu wese agira ikibazo kuri nivo ye. Ntabwo turageraho shitani atarasa imyambi. Hanyuma Rasheli nawe mu gihe cye yakundwaga na Yosefu, ariko agira ikibazo cy'uko atabyara. Hanyuma umugabo Yakobo yaramukundaga cyane, niko birivuga. Hanyuma ngo Imana iramwibuka. Bibiliya itubwiye iki? Bibiliya iravuze ngo izibura inda ye. Mbese mu yandi magambo, Imana ihita igomora umuyoboro w'imigisha ye bivuye kuki? Bivuye kuki Imana yari yaramusezeranije. Kuba tukiro duhumeka ntago uko dufite ubasha bwo kurwana n'isi na Satani. Kuba tukiro duhumeka nuko tugirimo kurindira cya kindi Imana yavuganye natwe, cya kindi Imana tugambiriraho. Erega Imana ntago iduha ibyo yavuganye natwe gusa, hari n'ibindi duha kubera ko yabigambiriye, ikavuga ngo ndaguha kubera ko nzi ibyo nibwira kukugirira, cyane ko baratari byiza atari bibi. Imana nishimwe cyane. Hanyuma ngira mwibuka izibura inda ye, kuko yari maze kugomorera imigisha y'imiyoboro ye. Mbese mu yandi magambo, iri jambo nyirivuga, wiyumvishe ko nawe Imana igomorera umuyoboro w'imigisha yawe. Hari imigisha yawe iba yarafungiranywe. Imigisha yawe hari ababa bayicayemo, hari ababa barakusengeye. Yewe icyo tuzira, hari nabo dusengera bakadusengera nabi, hari nabo dusabira bakadusabira nabi. Ariko muri uyu mugoroba twakire kugomorwa n'imigisha y'Uwiteka mu izina rya Yesu. Amina. Hanyuma ngo Imana igomorora imigisha, izibura inda ya Rasheli. Imaze kuzibura inda ya Rasheli, Bibiliya itubwiye iki? Bibiliya itubwiye ngo imuha umwana w'umuhungu. Imaze kumuha umwana w'umuhungu, Bibiliya itubwiye ngo amwita Yosefu. Amaze kumwita Yosefu, avuga ijambo rikomeye. Haravuga ngo Imana inkuyeho igitutsi. Haleluya. Mbese mu yandi magambo, hari ibitutsi biba biri ku muntu. Hari ibitutsi twatutswe n'abadayimoni, hari ibitutsi abisi badututse, tutiswa abakene, tutiswa ikindi. Buri muntu wese afite igitutsi kimugendaho, afite igitutsi gituma senga, afite igitutsi
ahora abwira Imana ngo Mana wangiriye neza n'iki ngiki nacyo nkakinesha mu izina rya Yesu. Twakiriwe gukurwaho n'ibitutsi abisi badututse, twakiriwe gukurwaho n'ibitutsi shitani yadututse, maze twakire kwinjira mu mugisha wo Witeka Imana. Amen. Hanyuma ngamwita Yosefu, maze kumwita Yosefu Rasheli arabireba aravuga ati Imana rero narakubonye nabyara nabanye nawe, umugabo yagiye kwa mukeba waranyiyeretse, nene akawunga kahenze ndakubona. Amen. Muri corona ntiwigeze unsiga. Mana narakubonye ibintu byanze, narakubonye abanzi banshinyikiye, narakubonye nta muntu wakunyeretse. Mbese mureke tuvuge Imana twiboneye tutumvanye abandi. Imana ni yacu, Imana iradukunda kurutwa tubitekereza. Bibiliya tubwira ngo uko imisozi igose Yerusalemu ngo niko Uwiteka agose abantu be. Ibaze kuba imisozi ukwigose ngo niko Uwiteka abana bawe kugose. Bivuga iki nta mwanzi wagutera. Bikogeka tubwira ngo ubwo umwami ari mu ruhande rwacu mubisha wacu yava yeye naho. Mbese mu yandi magambo Imana idukunda kurutwa twebwe tubitekereza. Amen. Imana nishimwe cyane. Hanyuma Rasheli arabireba asubiza amaso inyuma yibuka imirimo n'ibitangaza Imana yakoranye nabo. Haleluya. Yibuka imirimo yibuka Imana yamukuye. Iki nabarokore tujye tugira nuko udasubiza amaso inyuma ngo twibuke nituye tugeze mu kibazo. Ndeka menye kakantu muri uyu mugoroba ndagira ngo mbinginge ntimurebere Imana ngo murebe Imana y'uyu munsi. Imana y'uyu munsi urasanga iri mu bukode, Imana y'uyu munsi urasanga waburaye, abana bakeneye minerivare, abana mbese rebera Imana mu byo yagukoreye byiza mu minsi yatambutse. Nubirebera mu minsi yatambutse urasanga iby'uyu munsi ntacyo bivuze imbere yayo. Urasanga ari akantu koroshye cyane kuko akora n'ibintu byoroshye cyane. Imana nishimwe. Hanyuma ngo Rasheli nawe arabyitegereza asanga Imana yabanye nayo mu minsi yatambutse. Imaze kumuha Yosefu, amaze kwibwira ngo kuvuga Imana imuhe igitutsi, mbese igitutsi cyo kutabyara Imana ibikimukuyeho kuko imuhaye umwana w'umuhungu. Buri muntu wese uneza amatwi cyangwa uri gutereba iyi video cyangwa uri kureba uri kuri iyi channel, Ima afite igitutsi byanze bikunze Imana yamushyira shitani yamututse cyane. Imana nishimwe. Amen. Hanyuma ngo Rasheli abibonye amaze kuvuga Imana imuhe igitutsi, hasi haranditse iki? Haranditse ngo Mana unyongere n'undi muhungu. Amen. Amen. Mureke tugire Imana icyizere. Ibyo yakoze byari bikomeye cyane kuruta ibyo dutekereza. Haleluya. Amen. Arayibwira ngo Mana unyongere n'undi muhungu. Cyambere ayifitiye icyizere kuko ibyo yakoze. Cyakabiri arabizi ko umurimo wo gukora ubwo Imana ukomeje ku buzima bwe. Amen. Kubera ko Imana yarambuye ntawe kuba mu nkokora. Biratubwira ngo ifungura impfusi kaza kwifuza ko biri mu isi byose. Haravuga ngo Imana inyongere n'undi muhungu. Abamvuga baceceke, abamvuga bashyiraho subutu, abamvuga bashyira ku munwa baceceke, abamvuga bigireyo. Mureke mbabwire Imana yikwiciye umudayimoni mukuru, abandi nawe ujye ubiyicira. Amina. Mana nishimwe. Imana nikwiciye umudayimoni wo kutarya, wo kwambara nawe uzamwiyicira. Imana nikwiciye umudayimoni wo gukodesha, wo guhanagura ibirahure nawe uzamwiyicira. Imana nikwiciye umudayimoni wo kuryama heza, wo kudafura amashuka nawe uzamwiyicira. Imana nikwiciye umudayimoni wo kwitisiga igikotori, wo gukoresha umusatsi nawe uzamwiyicira. Imana ikwiciye umudayimoni mukuru mu izina rya Yesu. Amen. Hari abadayimoni tuba dukwiye gusengera tukiyiriza ubusa babandi bibikuke bananiranye. Abo ngabo rero umunsi Imana yabishe, abandi basigaye bibisigisigi bwa bundi bwo butero shuma. Natwe tuzajya tubikira mu cyumba cyo gusenga, tuzajya tubikira. Abadayimoni bose ntabwo biruka no kuvuga mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Iyo wakaranze bigahumura n'uvuze mu izina rya Yesu, batayo yaba ngabo bagusuzugura, abo badayimoni bava mu nzira. Iyo utambaraga agakweto ukakambara, Imana ibayisha umudayimoni mukuru kutakambara, ariko iyo kambaye abari mu nzira bararambara rukabatambuka hejuru. Kubera ko Imana hari ikintu iba yakoze, iba yisha umudayimoni mukuru. Hanyuma abwira Imana ngo Mana unyongere n'undi muhungu. Muzasome Bibiliya neza muzasanga Imana yaramuhaye Benyamini. Rasheli abaho ngaho apfa gutyo, atabaruka gutyo, yarizeye Imana akayiringira kandi Imana yamukora imirimo n'ibitangaza. Mureke dusubize amaso inyuma turebe iby'Imana yakoze kuko biruta cyane ibyo turimo kuyirebera uyu munsi wa none. Kibazo cyacu turibagirwa. Uko iyo ugeze mu kibazo ubona ko Imana yabanyantege nkeya, ubona ko Imana hari ibyibashije n'ibyitabashije, ariko Imana nta bintu biba hitabashije bibaho. Ibintu byose Imana irabibashije kandi Imana ifite umugambi muremure ku buzima bwacu. Imana nishimwe cyane. Ndabashimiye rero kandi mugize neza. Imana ibaho umugisha. Rwose iri jambo ryandimo kugira ngo ndibaganirize kandi rwose Imana ikomeze bagire neza mu izina rya Yesu. Amen. Koze Imana rero Imana iguha umugisha cyane. Nanjye ndafashijwe cyane muri aya masaha
nagusuye kandi urakoze cyane kubw'ijambo ryiza utugejejeho. Rero wasengera abantu bagukurikiye abafite ibibazo bitandukanye, hari abafite nyine ibigeragezo nk'ibyo ngibyo bya rasheri, numva wabasengera kugira Imana nabo ibibakuremo cyangwa se ibaha imbaraga zo kugira ngo bihangane be kubagerageza. Reka dusenge. Imana mu izina rya Yesu, turagushimye Imana data wa twese, tugushimiye kuri Imana itagira ubanura ku butoni, tugushimiye kuri Imana igera muri Amerika ikagera i Burusiya ikagera hose ku migabane 6 igize isi yose, warangiza ariko ukaba Imana izi ikagera no muri Afurika ikagera mu Rwanda, natwe ikatugeraho izina ryo nihabwa icyubahiro. Mana tugushimiye kubw'uyu mugoroba utugabiye, tugushimiye kubw'uyu murimo waduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze muri umwanya maze kugabura ijambo rye, mpagaze mu kwizera rivuga ngo kwibukwa n'Uwiteka. Ndakwinginze muri aka kanya ko gusenga, wibuke buri muntu wese ku ruhande rwe utabyara muhaye kubyara mu izina rya Yesu, ufite uburwayi bwananiranye muhaye gukira mu izina rya Yesu, ufite ingendo zasubitswe ndazifungura mu izina rya Yesu, ufite ubukene nabo mwambura mu izina rya Yesu. Mwami Imana y'amahoro, Imana ikiranuka muri byose, ndagutabaje ngo uhururane ingabo nini n'intoya, ndagutabaje ngo uhururane ingabo tuzi n'izo tutazi, uturwanirire urugamba tuzi n'urwo tutatazi, turwanire urugamba rwo hejuru n'urwo hasi, urw'iburyo n'ibumoso ururwane, kandi urugamba rwanye ntujye urutsindwa, urwanire kunesha kuko uri Imana y'amahoro. Turaguhamagaye ngo mu izina rya Yesu buri muntu wese tuzumva igitangaza, buri muntu wese yakira igitangaza, yakira ubutabazi bw'Isiyoni, yakira gutabarwa Uwiteka, yakira amavuta aturutse mu gihugu cyo mu ijuru, gikundiro cy'Uwiteka kimubeho. Turakwinginze wigaragaze kuko uri Uwiteka, maze Mwami Imana y'amahoro nitwumva amashimwe natwe tuzashima izina ryawe. Urakoze, turagushimiye kubw'imirimo n'ibitangaza, urakoze, turagushimiye kuko uri Imana y'amahoro, turagushimiye kuko uri Imana isubiza utagombye kugisha inama Amerika n'Uburusiya n'abandi, turagushimiye kuko uri Imana ifata umwanzuro wayo atari uko hari ibindi byabaye, ahubwo mu ijuru ryawe ryera ukavuga ngo umuntu wagiye ngomba kugutabara. Turagushimiye kutabaye abantu bawe mu izina rya Yesu, natwe tukazumva amashimwe. Rero ngaho nasengeraga abantu bawe ngo batabare uburengere, ab'iburasirazuba batabare, burengerazuba batabare, mu majyaruguru n'amajyepfo batabare mu izina rya Yesu. Tujye duhora tubwirizanya ibihumurizanya imitima, kandi turagushimiye kuri Imana ibanye natwe. Ngaho rero tabara kandi utabarirane ingabo tuzi n'izo tutazi, Mwami Imana yacu twireke mu buryo bwose. Abarwayi n'ubakize, sengera abarwayi mu izina rya Yesu, abatabyara mbahaye kubyara mu izina rya Yesu, abarushya baremerewe ubateturura ubatabare mu izina rya Yesu, ingo zicumbagira mu izina rya Yesu ndazikomeza, ndashyira mu rukundo mu izina rya Yesu, urukundo rw'abana n'ababyeyi, urukundo rw'abapapa n'abamama mu izina rya Yesu. Mwami Imana yacu, abantu be banezerwe, abantu be buzura umwuka wera, abantu bawe Mwami babwirizanye ibyo guhumezanya imitima, kandi bakomere bakomejwe ntawe. Ngo turagushimiye kuri Imana ibanye natwe, turagushimiye kuko ukora cyane mu tibyo twibwira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Urakoze cyane rero, Imana igumugisha. Ndaza gushyiraho nimero zawe kugira ngo umuntu wifuza ko mwasengana mu gikari uzamufashe gusenga. Urakoze, nta kibazo ndahari rwose. Amen.